Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Nta muntu rwose udafite umutekano mu bijyanye n'icyicaro akwiye kuba arimo. Byose bikorwa neza kandi muri gahunda. Narigize nti munyemerere imfurazi wacu mu Buganza tuza gufata akanya ko kwakira izi ntore zo kotse mu Bwanacyambwe, ariko tutarazakira uyu muryango wacu n'umuryango wa Gikristo n'umuryango w'abemeramana. Ndagira ngo munyemerere niba twese twemera ko hari waduhanze tugeje, hanyuma turareka Imana muri iki gitaramo cyacu. Munyemerere turareka Imana mwituze. Data wa twese, turagushimye ku bw'igitondo cy'umugisha, turagushimye ko warinze imiryango yombi iremo mu mirimo itandukanye twari turimo mu miryango yacu, ndetse ubasha kurinda igihugu n'itorero. Turagushimye ko twemerere rero duce bugufi tukurarike muri iki gitaramo cyacu cy'ubukwe. Mwami Imana, nutanyemerera ko tujyana ntabwo biri buze gukunda. Natwe turakuraritse ngo twemere kugendana nawe muri ubu bukwe, kuko tutari kumwe nawe ntacyo twakwishoboza. Twemerera Nyiringabo Imana ishobora byose uduhe umugisha muri ubu bukwe, ukumirekere ubwo yari yose mu izina rya Yesu Kristo. Urinde iyi mbaga yawe ikoraniye ahangaha mu bubasha bwawe, kandi ibikoresho tugiye gukoresha byose ari ibikoresho bijyanye n'uburyo bwa tekinike, ari abatekinisiye
ndetse n'ibiribuze gukoreshwa mu buryo bw'ibiribwa. Mwami Imana twemerere ibihumanurwe n'amaraso Yesu Kristo, bityo tubashe gukora Mwami Imana ibitunganya amaso hawe, kandi natwe bize kutuzanira umugisha. Urakoze kuri wane natwe, urakoze kuri wane n'abasangwa, urakoze kuri wane n'abakwe, kandi tuzagusoza Mwami Imana twakira umugisha watugeneye muri iki gitaramo. Turakomeza kugushima, tugusabye umunsi mwiza, tugusabye umunsi w'umugisha, tugusabye ikirere cyiza, ingabo zo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Reka zigote iri hema, tuze Mwami Imana kubana nawe ndetse n'abandi bose turi kumwe dutuje. Urakoze kutwakiriye, urakoze kutwemera kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose, amen. Ariko mugiye kubana uyobora iki gitaramo, nitwa Bizimana Vitali. Nige muryango wagira icyizere kugira ngo nze kuba umusangiza w'imisango muri iki gitaramo. Ariko umuryango wacu urahagarariwe, umuryango wacu wa Rwabudadara urahagarariwe. Ndagira ngo nsabe umusaza Munyaneza anyemerere ajye juru atwakiririze imfura zo kotse mu Bwanacyambwe, azigire ikaze kugira ngo tuze gutaramana tuziranye. Turamenyane cyabaho, turaho turashima Imana, turagumye n'amahoro ndetse n'amahoro biri kumwe. Imana ishimwe cyane. Turabakiriye umuryango urimo ufashe, tuzamura ibiganza twikaze. Abiwacu namwe mu ntizi ibiganza dukoma abashyira impundu, maze twakirira mu kanya y'umubyeyi Munyaneza. Bose muje mutugana, nimuze hano iwacu, ntabwo mwisanga, muje mudusanga, kandi mwicare mugubwe neza. Murakoze cyane, turabashimiye. mwagenze amahoro. Ariko urugendo rwari amahoro, komoka iwacu igikomero ugera hano Gatsibo, urugendo rwagenze neza cyane. Ibyo nibyo bikuru tubanje gushima Imana, kuko yabanye natwe. numva ndafite amaherekano, ariko nabonye wabaye umushyitsi cyane. Ariko intero nyir'urugo atera niyo wikiriza, uko unyakira nuko niwisanzura nisanzura, uragira ngo se kandi nagira ngo ndebe ko rya zina ryawe hakirimo imbaraga, ubundi mperuka witwa Munyentwari. Ubwo rero nuko bwagira hino ntobera. ahubwo njye nari mbonye wicaye, ngira ngo kandi korona yaragarutse. nimuhuze ibiganza munshimire Munyaneza, mumvera amashyi n'impundu rwose ubwo anyemereye kundamutsa. kandi umunyarwanda yavuze neza ko ibiganza bizakubibona mwiramukanya. ubwo abaje icyo rero maze akaba yemeye kundamutsa, ubwo wabona n'ibindi bibibone. wari wagize impungenge. Yesu ashimwe cyane. ariko mwagize mutya mugahuza ibiganza rwose, maze mukandamukiriza Munyaneza. kugira ngo ntabwo babimenye ko bahageze, babwire ko bahageze. barabizi ahubwo bari bagutegereje. Impamvu nari mbuze ko batabizi, nabonaga urimo basaba amashyi, kandi bitakabaye. reka ni uguhuza ibiganza, amashyi si nuko ibiganza cyo kora ngo bitagaba amashyi, ibigaba amashyo n'ibindi nk'ibyo, ariko ni amashimwe tuza kubagenera, ntabwo turi buze kongera gusaba amashyi n'irizina. kandi bantu turi kumwe murabyumva, nimuhuze ibiganza ntimwongere gusabwa amashyi. murakoze cyane. mudusanze muri iki gitaramo hano iwacu mu muryango wacu kwa Moyize. twagize umugisha ukomeye cyane, hari byinshi twari turimo dutaganiriye, turimo tuganira, turimo tureba aho umwaka ugeze. urabona ko umwaka ugeze kure, batubwira ko namwe muri ku marembo hariya, niyo mpamvu tubahaye ikaze. ariko ntabwo tujya twakiriza abantu amagambo gusa, kubera ko ni inshuti ya Ndabizi, dusanzwe tubiziranyeho. twasaba ba bakobwa bacu ba Nyirarukundo bakabanguka hakiri inshuti yanjye Alphonse. nuko nizere ko bagerageje, ntabwo inkiza bazikuyeho, kandi
impamba yo nanjye data yari yayimpaye nuko kuzimana ari umuco urebye amata marimo amata ariko kuzimanwa ni umuco reka rero maze ngwitegereze maze ariko mwari muri aho turi amahoro tumeze mu gatsibo k'imitsama se imvura iragwa umuhindo murabona uri muhindura neza umuhindo umeze neza nta kibazo ikindi kandi ntuze kugira impungenge ngo ugire na wa mushyitsi ukoresha imbuto twari dusanze turimo oya ndabizi urugo rwo kwa Moses ni urugo rwikwije ntabwo ndi buze kugira impungenge arya ku kwezi bakwita ngo ni gashogoro hari umuryango utagira agashogoro no kwa Moses babamo nta gashogoro nta mpungenge rero ufite nta mpungenge ubwo byakira bavanga amaboko areshya araramukanya iyo mvuga kwa Moses mvuga kwa Rutayisire turi bamwe ariko hano mu muco wacu nta nayo atareshya haba aya umuco wacu ntimugira abo muremera se ntimugira abo muremera turemera abandi baturutse kure iwacu rero tugira abo turemera ibyo naba nkubeshye Rutayisire agira abantu benshi ajya aremera abo rero turemera tuba tubafite mu cyiciro reka twakire urakoze cyane From the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna. Ndabizi nta munanira mugira dushatse twasomera rimwe ntacyo twasenze inzira amahajyo basoma rero ubuki bwo mu kivu wa mwana wawe ko ajya kure se yegera ku tugi ukomera unyereka nsiwe ntihabe nyegera ndaza kumunywera umubyeyi Munyaneza ndabizi afite imigwere ntujye kure ntujye kure rwose nawe ntugire impungenge ahubwo si n'ibyo gusa ubona ko twaze reka nongere nyumve buriya reka nyumve oya n'iyisigaye bayitwarire hariya barakongera n'indi nimuhuze ibiganza mushimire Munyaneza n'umubyeyi mwiza azi kwenga no kuri Imana ishobora byose nuko kandi ntabwo ari twebwe twenyine igitaramo cy'umuryango kwa Moise rero ndabizi nakisubiramo kandi kiba cyiza cyane nyamuneka rwose ndabizi ni umugabo utashyirwa mu tuntu n'utundi nimuza kubona mugennye umwanya nanjye muze kuma ntaramane namwe kandi aho turi kumwe mwongere muhuze ibiganza mu banshirire icyifuzo cyacu tubahaye kiraza gusubizwa nigenda kigongogongo nuko guhatswe hose kukugutera nizo mpamvu zingenza uku mubyeyi Munyaneza murakoze cyane kwigora cyane ntuze kwigora cyane nagira ngo wicare rero nabo mwagendanye mu buryo neza kandi usare nabo mwagendanye nabo babazimanire rwose batsirike icyaka murakoze barakoze rero aba basaza uburyo baganiriye neza dushimira umusaza wacu Munyaneza utwakiriye umusaza mugenzi we kugira ngo tuze gutaramana twisanzuye agize ati rero yaduhaye ikaze abashyitsi bacu iherekezwe n'ikaziye nk'uko atambikiye inyota mugenzi we ati nyamuneka iyo twateguye igitaramo nk'iki abataramyi ntibakabura ubuki bwo mu kivu iwacu ntitwakiriza abantu imitobe ntitwakiriza abantu inzoga kuko turi abarokore ndagira ngo rero nsabe abaziritsi hariya mu gikari baziturire n'izi mfura zagendanye n'uyu musaza Rutayisire hanyuma nibamara gutambika inyota tugumye dutarame ntacyo bivuze ko babitwaye reka nsaba abanyagikari babifashemo ndetse n'umukirigitananga nawe amfashe yihute hanyuma aba basusurutse
nsabe kandi abo twagendanye mwese mujye juru mu nkundire muzamure ibiganza muramutse uriya muryango mubagire gutya mubansuje maze mubahanure mutaramutse cyane ibaho umugisha. Hanyuma rero reka mbasabe mwicare mubyeyi Munyaneza, uyu mwanya njye uguhagaze imbere nitwa Habimana Alphonse, ndi mwene Sanzifura ya Ngegera ya Sebatwa ya Musanganya n'ibindi bikomeje inyuma twataramye. Hanyuma amamuko yacu mu mirenge igize umurenge w'uyu mujyi wa Kigali, duturutse mu murenge wa Gikomero, mu tugari tuwugize tugiturutse mu kagari ka Munini, umudugudu ni mu butokerezwa, isibo ni ubutwari, niho dukorera umuganda. Twese uko turi twarabatijwe twemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ikigeretseho turi abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, mukuze ibiganza mukuba amashyi no kuri cyo dushobora byose. Imana mutubaho umugisha. Uko tureba rero nta rubanda ruturimo, abakobwa ubona nabo umubyeyi Rutayisire, abo ubona bashaka gukora n'abakazana be, uriya mugabo ureba wo hepfo ndaza kukubwira bake kugira ngo tuziranye. Ubanza wo hepfo bamwita Bikorimana, ukurikiye ni Maritini, ukurikiye ni Nyagatare, ukurikiye ni Faustin, nguyu Rwagitinywa niwe nkingi twegamiye tukema, nge nakwibwiye. Uyu bamwita Kalisa, ukurikiyeho ni Faustin, ukurikiyeho ni Pastor sinjya muvuga amazina, uriya bamwita Loizi, uwo haruguru bamwita Ndayambaje. Imana y'umugisha ibahe umugisha. Ni mukoma amashyi muvuze nk'uko turi abagabo beza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero Munyaneza, umubyeyi Rutayisire n'umugabo ufite ibigwi, yarariteye rirahama, agira urukiri rwibaruka abahungu n'abakobwa, agira inka zidakamwa amenda, kabiri afite ngengabukungu, iyo yenze ikigage agira imivure bitwa imbere, hanyuma twagira tukagira n'indoha. Uyu mwanya mwiza rero twaje mu gitaramo cyanyu ntabwo twaza gusa, ndaza kubwira umuhereza no kwikoza banyegere maze bigire ijuru, bakure muri tumindi bamaze guture, unyemerere maze gutwerere n'umuco, maze neza kugira ntimuze guteba ahubwo mujye mutebuka kugira ngo munkundire dukeze uyu muryango yemwe ba abana nibo babanziriza abahereza, nimunkundire abahereza n'abikoreze muzi babanzirizwa n'abana se mu muryango wawe. Ni ukuri Munyane unkundire nta mfura akatanyaka, nagize nti n'umuhereza n'umwikorezi. Cyokora iyo nyibutse nkabona imisatsi maze kwiviga imvi baruta, njya nkunda kubita abana bikankika mu gitaramo nk'iki. Reka nsabe rero maze umwikorezi ankundire n'umuhereza baze, unyemerere gukura ibyimbo wigira imbere maze nguture inzoga ngutwerere. Umwikorezi si yana ni umuhereza aramwakira. Reka wikoresha wikorera iki kibindi tujya gutura umubyeyi, wikorera ikibindi ku matwi n'abatinyi. Igira imbere Munyane, ngaho hereza uwo muhereza, kandi mu nkundire ukomoje ariko mwongera kuza ibyo nk'ibando bihari ntimwongere kuza kubisobanya. Ngaho hereza uwo muhereza agereza. Karame ngaho baramutse, mugerageze mumwenyure ntimuze gusakuza nk'inyobya, ariko mumwenyure mpa Munyaneza. Umwikorezi aho neza akuvugisha se ko nde warakaye, ntabwo hari kitabasha, urashoboye. Munyane, gutwerera ni umuco usaba umuntu arusha amaboko. Ni ukuri mu gitaramo murimo turabatwereye, unyemerere maze muyishyire kuri kagondo. Oya, ahubwo muyishyire mu zindi niba bafite bazongererwa, ibaye igowe yabiri yonyine ndabizi murafite, munkundire maze muyishyire mu zindi. Ni intwererano ni ukuri tubatwerereye nk'umuryango. Hanyuma rero ndacyakomeza ubutumwa, mushimye intwererano uza kunkundira maze uture ikibindi usogongerere, uruwenge nsogongere, hanyuma uze kugenera umwanya w'ijambo nkomeze ntarame. Murakoze cyane. Ndacyakomeje. Reka nongere mbwire bikorezi banjye n'abahereza mwongere muze, nimwongere mushyiremo rwose mutebuke. Karame umubyeyi mwiza Munyaneza, kugira ngo ugumye kubavunisha, kubabwiye bakazira
n'ibya Yesu ngo ni ku murongo, ari wabyibagiwe. n'ibya Yesu ngo ni ku murongo. Ntureba rwose. Najyaga mbona abantu urugata bakitwaraho, naho umusore wamutoje kwitwara nta rugata. Yabonye ba nyina babingiye agira ngo uyu munsi nta rugata ruri bujyeho hari, ni ukumenya yabiganye ariko ntacyo bitwaye. Ese ntiyishe umuco? Oya, ntabwo yakwica umuco tuje iwawe. Ngubuki bwiza rero, iyi nzoga ngiye kuyigutereka, uyinywe cyo kwa ndaza kuyisogongera, unkundire maze bayikize urupfu ko unyemerere nganire naguteretse intango. Ni ukuri ko Imana ishobora byose, inzoga niyo muryango wa Rutayisire wantoye nguze kuyinywa, cyo kwa njye bambwiye ngo nsogongere, maze ngo nikunyura mbona aho kunyura nkubwira ubutumwa bw'umuryango wantumye. Nkaho ndetse ngo aho umuntu atinya araherekezwa, guherekezwa n'inzoga. Oya, ntabwo yamperekeje. Buriya ngira abagore beza hariya b'umuryango tujya tugendana, ntabwo mperekezwa n'inzoga ko naba mbeshye. Kandi uvuze uti niyo ndibwitwaze kugira ngo... Ubwo se yamperekeje? Ahubwo ko nyizanye imbere ngo nyiguturuye inwe, ikubiremo naho kugira kubwira ubutumwa bw'umuryango, ubwo yamperekeje Munyane. Ndumva ntarakumva neza. Harimo akantu ahantu. Oya, ntabwo ari bya bindi ngo ni uruswa, n'ababibwira bavuga ngo ni umuti w'ikaramu, aho nta muti w'ikaramu urimo, ahubwo ni umuco turimo. Ntabwo natarama ntaguteretse intango. Hanyuma kugira ngo mbese nze kuza kunyaruka vuba cyane, ninyarukamo nanjye. Oya, ndabizi urakijijwe, ntabwo unywa ibihiye. Ubu ni ubuki bwakenetswe neza, buturwa imfura nkawe. Ntabwo nagutura inzoga, ndabizi ko uri umunaziri, ntabwo uzinywa, ndabizi. Izo mpungenge nagize bavuze ubuki uvuga inzoga, navuga ibi bintu rero. Wa muntu wese ko ari bya bindi by'umuco n'abamakanzu yera, byose byitwa inzoga iyo twatuye. Kuko n'urugata aho barushyiraga sinigeze mbona urwatuye umutobe ngo mbone urwatuye ikigage, mbona n'urwatuye urwagwa, rwabaga ari urugata tugashyira ku ruhamo. Ibi rero iyo twaturaga byitwaga inzoga. Icyakora tumaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza kubw'ibindi n'ibindi, bigenda bigira amazina atandukanye. Ariko icyo nzi cyo guhamiriza ibi ntabwo bisembuye. Nagize amakenga. Baranaburaga inyamaswa yagiye n'umutukizi. Rero batangije inzoga, ubuki, nabura se. Amakengu yashire. Amashengu yashire. Ntacyo nzi ko nsanzwe ari mwene wacu. Arabanza isogongera. Reka kuza kuyibaho. Reka bazane inkiza. Yenda basanga insengero zafungiwe. Ariya yari amazu yubatswe n'abana b'abantu, insengero nzima ziba mu mitima. Agakiza karacyarimo rero. Ababonye zifunguye zimwe. Reka rwose. Umuntu uri kuri sonorizasiyo yaba arakomereje akantu yari akoze mu kanya kari kanguye neza. Reka bikomeze. Check sound, check. Komeza ushakire mama. Hanyuma rero nuko mfura y'umuryango. Niba kumve ariko muhuza ibiganza mushimire umuntu uri kuri sonorizasiyo, hari ahantu buriya bankuye. Uzi gutaha kuko batahuka agaparasitamoro. Kandi umuntu yajyanye akayabo k'amafaranga asha. Azimba n'abahereza bawe rero. Kuko bari buze kugenda bategetse iyi ntango yawe wazanye. Akarenge bagakwiye bagiye kare. Reka nze nanjye ndaza gusogongera ntacyo bitwaye. Kandi ndabizi ko bitakugwa nabi Munyane. Banze kwicara abakuru bakura. Banze kureba mu muhogo, nanjye ndaje mbikwereka. Ubusenera mu muhogo wa databuja. Usibye n'uwa databuja na se yaje banyekura mu muhogo wa se, reka kirazira. Niyo mpamvu ubona bihe. Icyakase ko nakinsirikiye. Reka nongere. Ongera isoko. Ntugire impungenge ntingaragura imbere y'abantu, ndayizeye n'ijye wayenze. Ntabwo iri bukugaragure. Ngaho intwere mutware, reka ndebe hirya ntareba mu muhogo w'umutware wo kabyara we. Nagira ngo nagize ntareba mu muhogo w'umutware, ibindi uraza kubimbwira wasogongera. Ibitugu ndamenya ari ibi. Nanze kureba mu muhogo w'umutware. Sogongera. Nuko ngaho ubwo uhaye umwana reka mpindukire. Yewe mwana. Naza kuyishima ndibuze kubimenya. Yitsabuye nabibonye. Yayumvishe mbere.
ntureba ahubwo uze kubimenya umumbere hafi yewe muko umumbere aho hafi inzoga y'iwacu iryoshye kubi ariko mwahuje ibiganza mwa bantu mwe rwose mwahuje ibiganza ubuki burengetse nimwongere muhuze ibiganza maze dushimire umubyeyi ndimo ndamubaza ngo burengetse bukwiye iki akira mbwira icyo bukwiye bukwiye umugeni sha icyo cyo ntabwo ari jye wagisubiza ahubwo naterengera nti uyu muryango urahagarariwe kandi ufite ibisubizo mubyeyi Munyaneza uko ubona uko nubwo ntanitatura ngo kubwirire ingenzi hari uwasaba igisigati hari uwasaba imfizi hari uwasaba inyana akayorora hari uwasaba umugaragu n'abashana bizi murabagira ariko tugenza turasaba umugeni ubuki bukwiye umugeni nimuhuze ibiganza maze mutange n'impundu unyemerere maze mbikubwira umwumve none ahangaha ngombaga kubanza nanjye ngongera nkamusogongera nkamwumva ubu nuko nta kintu na kimwe cyangwa nabi naje iwawe ajya ngo bukwiye bukwiye umugeni ndakuroga bukwiye umugeni rwose yari byose nanjye navuze ngo burengetse ibindi turaza ibindi kubimenya ubundi hanyuma turaza kumenya ayo makuru uvuzemo niba tuyafite no muri iki gitaramo uravuze ngo bukwiye umugeni bukwiye hari uwasaba igisigati hari uwasaba umuja hari uwasaba umugaragu hari uwasaba inka hari uwari kugena asabaga umugeni ubwo ndaza kubikubwira ariko ndumva nge ngombaga bukwiye umugeni unyemere rero maze mpine urugo isi yanjye ndaza kuba mbyumva nanjye mpine uruti maze umugongo ugira nyir'igihugu tuganire abandi muhuze ibiganza munshimire umubyeyi Munyaneza maze dukomeze igitaramo cyacu fo urakoze cyane ngaho jya mbere tubanze tubashime nk'umuryango w'umubyeyi Rutayisire tubashimire Rugunga tubashimire Rugando tubashimire Ukaka tubashimire neza iganje kuva tugera ku marembo ya Nyatara amarembera tubashimire amazimano meza mwaduhaye abo turi kumwongere muhuze ibiganza maze mutange n'impundu dushimiye umuryango w'umubyeyi Moyize watwakiriye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mubyeyi Munyaneza rero nakubwiye ko uyu munsi ndi intumwa y'umuryango w'umubyeyi Rutayisire Samuel aho duturutse nahakubwiye umuryango w'umubyeyi Rutayisire rero n'umuryango wa Rwabudadara Musa ni imiryango isanzwe ibana ni imiryango isanzwe igendererana kimwe cyo iyo ruhahana muryamo byateye tujya tumenyerana icyansi kugira ngo abana badacurika umusatsi bakarwara bwacya bakabyimba ibirenge n'ibindi ikigeretse kuri icyo kabiri iyo icyoko kitagenze neza tujya tumenyana yabo n'iyaburo kugira ngo abana begure ibombo ikigeretse kuri icyo kandi ku bana twajishe imwishywa tuvuga yuko uzabyara abakwe tuzamumenyera bakazana uwabyaye baba bakazana tukamumenyera abakwe ibyo nibyo dusanganye ni muri ubwo buryo rero twicaye mu gitaramo turishima turanezerwa twari turi mu birori nk'ibi byanyu tureba aho tugejeje mu mihigo hanyuma umwe mu bana bacu twari twaragabiye agashyo cyangwa se ishyo rigari tukamuha n'agasozi ko kororeraho cyangwa ko gutungiraho aza kugira ikiganiro cyiza araganira aravuga ati nyamuneka nanjye harageze kugira ngo ngira yanjye megamo mve ikirambi m'umugabo mbe umukamyi ngira umukamisha ba nyirasenge ijambo ryumva barishima baranezerwa bahuza ibiganza batera impundu nk'uko wahoze ubyumva base wabona bane ko byagenze bivuga imyato kugira ngo n'iby'abana hanyuma igitaramo cyakurikiyeho abigenza uko abisubiramo bwa kabiri abisubiyemo twumva ni ijambo rihamye hanyuma tugira imiryango myinshi rero tubana nayo tubenguka ariko ku ruhembe hakaba umuryango wo kwa Rwabudadara Musa ubu ni umuryango dusanzwe tubengukamo basanzwe baduha abakazana ba nyirasenge b'abana babo ari twe tubafite ni abakazana b'umubyeyi Rutayisire Samuel
nawe tumubajije uwo yabengutse aravuga ati ntabwo najya inyuma y'abakuru banjye. Turishima turanezerwa, turongera tubisubiramo tubavuga ibigwi, turavuga turi ko wa muryango wo kwa Budadara batiza imfizi inka zikabyara zidakitse, abakobwa babo ni nk'abaheburayo iyo babyara ntibaca mu byuma, bagira ba nyirasenge babonye n'inyonga n'inyogaruzi, yewe n'inka zabo ntizikamwa amenda, ubarebye kubakuramo umugeni ntako bisa. Turarishima kuko ari umuryango twabengutse. Tumubaza uwo yabengutse mu muryango atubwira ko ari aho ngaho. Turamubaza tuti se uwo mwana w'umukobwa wamubengukiye iki? Ati kimwe cyo n'umwari umwaza umwanda, icya kabiri ni umukobwa wakurerera abana bakazagira igihugu akamaro, icya gatatu ni umugore ureba kure, kabiri kandi yavamo umukobwa wakunda igihugu. Twumva turishimye, nimwongere muhuze ibiganza mushimire umwana wacu, azi gutekereza neza cyane. Hanyuma turishima turanezerwa, twumva kuza tubagana ntako bisa. Hanyuma ukwakira kwakira imbuto zose, twohereje intumwa mu muryango zaje zihagarariwe n'umubyeyi Ndizeye, genda ni mu butumwa bw'akazi ahandi. Araza tumuha inzoga y'intendakira risaba irembo, tuyigereka inka tuyiha n'indi kugira ngo itaza ari nturukure, yewe n'inzoga twazigize kugira ngo ataza gutura itubya. Asaba irembo ry'umugeni ryinjira inka rikamusohoka, murarimumenyera, umuterera isano mubwira ko natinda mugategura indabo zayo umugeni ashobora kuzaba yaragiye. Urumva nawe ukwakira, none turi mu gushyingura ukuboza. Araza tubwira ko irembo yarifashe kandi yarihawe, arishyiraho ibimenyetso, turishima turanezerwa. Mubyeyi Munyaneza rero, twe n'izi mfura ureba, abagabo bagiye mu gikatsi, abagore baseye inono, uyu munsi mwiza turaserutse, turaje ikitugenza ngo kugira ngo tubasabe umugeni. Hari ijambo ngiye kukubwira mpagurutse. Urabizi ko mu bihango nakubwiye twagiranye hari iki yawe n'iyaburo, hari igihango cy'icyansi, hari umuhisha twaziritse ku bana. Dufitanye igihango cy'umuryango wa Musa na Samweli yuko uzasaba umugeni ndi azamumuha, utazamumuha igihango kikamugaragura. Munyane unyemerere ko umugeni mu cyune baguha amashyi n'impundu, nabizi uyu munsi wa none. Imana yo mu ijuru ikumugisha nk'umugeni, Imana yo mu ijuru ikumugisha. Murakoze. Arafo wambwiye ngo mwarabatijwe rwose mwagannye urusengero? Twarabatijwe cyane. None se karame mwaba mwarishe kamere wanyu? Mana yo mu ijuru, kamere twarayihannye, ariko uwitwa kamere we ntitwamwishe. Twihannye kamere, ariko uwitwa kamere we ntitwamwishe rwose. Arahari araganje n'abuzukuru be ntacyo atwaye, ariko kamere yo twarayihannye. Mu mitima yacu ntitugira kamere. Aramwiyana twihannye kamere rwose nk'ibindi byaha byose. Muramwiyama mwamuhaye akato? Oya, twihannye kamere. Icyo tutakoze ni ukwica kamere duturanye. Ariko mwaramwiyama n'abana. Kamere y'icyaha yo twarayihannye. Ntabwo navuze ubugiriye kure, navuze kamere. Karame mubyeyi Munyaneza, urambwira ngo mwaramwiyamye ngo n'abana be. Hari umugabo duturanye bita kamere, wari uvuze ngo twishe kamere, ngira ngo niwe uvuze. Twe twihannye kamere nk'abihana icyaha. Kamere y'icyaha igaragara muri yandi Abagalatiya bavuga ngo mugire n'ibindi, ibyo twarabyihariye. Ariko umugabo bita kamere we turatumubaniye neza, ntacyo twamukoze. Murakoze cyane. Ibyo ari byose aho twari tugiye kujya kurenda ngo bibe ibindi tumenye n'andi makuru, ariko ubwo mubanye neza, tugarukire hafi aho ngaho, tugarukire igitaramo twateguye. Imana iguha umugisha. Umuntu iyo avuze ijambo kwica iwacu turikanga, ntabwo tujya tubigira. Cyokora turihana iyo bibaye ngombwa, tugaca bugufi. Ariko si abantu bose bazumvira ko mwagendanye nta wundi mwaba mwasanze mu nzira, kuko bose nabo mwagendanye murebe neza. Kuvumba ni umuco. Habaye hari uwo nabonamo waje kuvumba ntaze kwikanga,
ariko aba bantu bose ubona hano imfura z'umubyeyi Rutayisire Samuel twagendanye turi kumwe, Imana mu ijuru guha umugisha. Wabibukije ikigezweho se ko mwatangiye ikindi cyiciro kindi, hari abo mwaba mwasanze mu nzira, hari ababa bigenderaga yenda mukagereza yenda mukabisi bimwe ku buryo nawe waza kuvuga bakumva ko rwose icyo bavuze nabo mugifatanije. Reka nsabe abantu turi kumwe mu nkundire muhuze ibiganza, abandi mutere impundu kugira ngo umubyeyi Munyaneza yumve ko turi si bimwe turi kumwe. Ni mu nkundire maze ngo bigenze gutyo, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ngaba abantu turi kumwe Munyane. Nahoze ngira ngo hari indi wenda muri kumwe twafite aho twaribuze kuyamira. Ndaza kukubera umutwaro kandi waje mu rugo rwacu rwa Moses. Tugira uburyo bushoboka bwose bwo kwakira abaje batugana. Nta bwo muri isi bimwe rero. Turi isi bimwe rwose. Bateze amatwi twabumvise tubwira ikibagenza bose wakubisobanura tubwira yuko waje muri uno muryango wacu mu kwakira no kugira ngo uze no kuri zaje twarazakiriye kandi twaraganiriye, hanyuma ibyo wavuze byose ntabisubiyemo nze kuza gutangirira ko biriya niko byagenze. Tubwira ko ugiye kandi uzaza vuba, ntabwo watinze ubu ngubu wabitubwiye. Numva rero uko twaganiriye ikiganiro twagiranye twarakubwiye ngo genda ubitegure neza, tubwira ko ufite umuryango mugari uzazana, natwe tukubwira yuko ijambo tubwiye uritubwiye umuryango wacu wose udateranye, ariko igihe uzabikenera bizaba ngombwa ko tuzicaza umuryango wacu mugari hanyuma bakakira ijambo ryawe waje utubwira. Abandi babishima bari buze kuza kuguha igisubizo. Mfite ibyiringiro. Ndagira ngo umuryango wacu bamuyize, kugira ngo mwumvise Alphonse ijambo rye yavuze, sinzi niba mwaryumvise, ndagira ngo mutwemerere mutubwire niba mwaryumvise ijambo rigeze yavuga, ngo turibuze kubyumva, turibuze kumenya ko mwaryumvise. Mbateze amatwi urwo mu kanandambaro rwo, ariko kandi nasaba iyo babyumvise hari uko bigenda, niba babyumvise nibuze kubimenya, niba batabyumvise ndongera mbisubiremo niba batabyumvise, cyangwa se niba utunguranye igihe kitari iki ngiki turakuzimanira, hanyuma wongere usubireyo utahe, tuzongera tubisukura utaha. Munyane, nzi ko utansubiza umugabo nk'umunyugabo, icyo kora hasubirayo ikote umugabo yambaye, nta mugabo usubira inyuma. Uramenye rwose uyu munsi umfashe ntunsubize inyuma, nta mugabo usubira inyuma, kirazira, nta n'uhindukira ku ijambo. Ntabwo uri busubire inyuma, twemerere tuze no gutaha. Nagira ngo ugiye kunsubiza inyuma, ugiye kubigira wabaho nabe uko ngana uko ushaka uranarara, cyangwa tuzanaguherekeje ejo cyangwa ejo bundi, abonye ko dufite n'abatarami bagutaramire, birashoboka ko ijambo ryawe ritaramire. None se ubwo nabandaye he? Nabandaye kwa ba mwana ntacyo nagabanye, nabandaye mu gasozi ngenda, natanga butumwa cy'ubwo nabandaye he Munyane? Oya humura, waba uraye ku nshuti yawe. Yewe naryo nibagushime bakumpera amashyi n'impundu n'ukuri ko Imana ishobora byose. Ubwo unyemerera kuba inshuti nyanshuti niyo mugendana ntigusige, wapfika kurerera mwasangira ntigucure. Nyamuneka Munyaneza, ndagusaba imbuto muntu kandi nzi ko utayinyima. Ndagira ngo nongere nsabe umuryango wacu ibyo uriya muvandimwe yavuze, mwaba mwabyumvise, ijambo rimugenza mwaryumvise. Imana ishimwe. Barambwiye ngo baryumvise kandi baguhaye n'umwanya rwose Olivier Itatu, hanyuma natwe tumuteze yombi. Umuryango wa Musa n'umuryango wa Samweli ni imiryango yabanye kuva na mbere, bagahana inka bagahana ubageni, si ibyo nje guhanga ubu ni ibyahozeho. Umwana wacu yabengutse, umwana wo mu muryango wanyu, mu muryango dusanzwe tubangukana hakundana aba bana,
uyu mwanya mwiza igitugenzanye n'izi mfura mureba navuze ko abagore baseye ino n'abagabo twagiye mu gikatsi twaje gukora zireba imbere. Nyamuneka mubyeyi Munyaneza n'imfura z'umuryango wa Musa uhagarariye turabasaba umugeni, turabasaba imbuto muntu, turakennye, turashaka amaboko. Mwibutse imihango twagiranye n'ukuri nimuduha umugeni, niwongera babashimire babaha amashyi n'impundu kuri Imana ishobora byose, muraduha umugeni, Imana mwejere guha umugisha. Munyane ni umugeni, umugeni nakubwiye ngo umugeni musabye namusabye rwose mubyeyi, ndagira ngo nemerere ba bahungu banjye bigire ijoro. kugira ngo muguhe Ahaha, nimwigire ijoro sha, nimwigire ijoro mwigere. Bavuga ko ururimi rudasabira nk'igisigati, ikiranga abasaza ni amazinda, gusinzira no kwibagirwa. Ngiye ntabwo nari nagerayo, ariko mbwira abahereza n'abikorezi namwe mucunguze igihe urya umwete, mujye murasa nk'inkuba mutebuke rwose, nimunyemerere. ariko ntibarasibirika. Ndabizi nagize ni nk'inkuba ntabwo ari nk'inuma. Abaye ari n'imirabyo ni nka kwa kundi Mose yagiye kureba Imana agiye imbere y'Abayisiraheli, maze ngo yagerayo inkuba n'imirabyo bigatwe tubusa neza. Imana yamwishyure umugisha, igira imbere. Ngiki kibindi gisaba umugeni, mubyeyi Munyaneza, nimwongere mushimire Munyaneza mumumpera amashyi n'impundu rwose. Murakoze cyane. Impamvu batari babimenye ngiri sabiro ya Alphonse azanye nimuryakire. Urakoze cyane Alphonse. Karabe karabe. Hanyuma rero utubwiye ko uri musaba umugeni rwose, kandi twabikwemereye ko umusaba uzanye ikibindi cy'isabiro twanacyakiriye rwose, nta kibazo dufite. Ubundi wicara ugubwe neza. Munyane nicare ngubwe neza, ndagusaba umugeni rwose. Umugeni ndacyagusaba umugeni. Maze rero Karabe karabe. abakobwa bacu amazina yabo urayazi, no kubya kumbwira ngo uransaba umugeni. Rero Munyane nakumvisha, bigaragare ko hari ibyo wirengagije. iyo ungenera umugeni se mukareba ugeneye gushyingirwa, sinatura amazina y'abana mu ruhame, ko atari uwo munsi wo kubita amazina ukampa umugeni, hari icyo byari kuba bitwaye. Umugeni uzanye ikibindi cy'isabiro wamusabye. Nagira ngo rero murebe ugeneye gushyingirwa mu mumpe, njye ntabwo ngaye abageni baturutse kwa Musa, ariko ibyo kwatura amazina y'abana mu ruhame uza kubinkoresha nkabishima ndabikora. Ariko ubundi iyo uza kumpa umugeni mukareba utahiye gushyingirwa mu muryango rero nabasabaga, ariko nunyemeza ukanyatuza amazina y'abana ndayakubwira. Ariko Alphonse, Karabe karabe mubyeyi mwiza. hari ikintu wavuze kandi wibagiwe. Tugiye yuko uyu muryango wacu wa Moses ari umuryango usanzwe mushyingirana, barushyingiye. None si ubwo ibyo watubwiye ni ukuri cyangwa nawe nibyo wibeshyeho? Ntabwo bizi. Ntabwo ari byo nibeshyeho, n'ikimenyimenyi reka mpagurutse abo wadushingiye. Ni mugejuru yemwe ba, ni mugejuru. Ngaba abageni wadushingiye, reka nze mpakurate urebe ukuntu bafite inkuyo nziza, maze ukuntu unyongere n'ibyo kunyatuza amazina y'abana ubyihorere. Ni mujye mbere, umuntu ntabwo arata inkongoro ahubwo arata uwo yareze. Namwe Munyane nureba abageni beza wampaye ukareba uko basa, nutanyongera umugeni utanyatuje amazina y'abana ungaye, nimutambuke. Ko wambeshye. Nimutambuke, ntabwo nakubeshye. Urambwira ngo ndakwatuza amazina y'abana nabivuze. Ngaya nguko. Ubundi se kare kose Uw'imbere ni muri teteri, tuwawe bitaga muri teteri nuko. kandi uri muntu w'umuriro. Kirazira sinigeze ntubuntu. None se ko ari igihe wabagushingiye kandi aka kanya nibagiwe amazina yawe. Nagira ngo nkubwire abo twabise bageze iwacu. Oya ndashaka yanjye duheruka tubita Ngaho turebe ko ariyo bakitwa. nanjye njyewe naguhariye, nuza no kubamenya biraza kukugora. ibasubire kwicara none. Ngaho dore uko bangannye, ntuzi mbajyana uko bari bari. Ariko amashyi yanyu ni mpundu rwose, mukundire. Nibaramutse umwana ntabwo mujye mumenya icyo gukora nuko. Uraho kare, uraho usa na se, amahoro uko nuko. None se ariko Karabe karabe. rwose igihe wagahereye aguca ikibugu yaca hehe ariya mutazi ngo akarahe Ifumbwe ngo arazi ifu. waragira gute? Hajya ni burasirazuba ifumbwe. Ni ibyo wahezemo. None se uza kumbwira uti kandi kazi ngo yarahari, ukambwira musani wabo, ukambwira usa na se,
ukambwira mutete wabo ariko simbutiye babakobwa bakinye abangaba ni banayinegereje kuri buze kugera nagira ngo nkuratire abo wampaye urebe inkuyo maze umpete ndagira ngo sabe ntacyo mwakora mwene mwigire hino mwakire aba bakobwa bacu munabarebe murebe ko bakiri kwa kundi murebe ko mwari mubazi kwa kundi mwabatanze bameze ko ariko bakimeze dore igitambo cyabaye kene musuri wagiye kubaramutsa koyi mubakire mubaramutse mubarebe neza rwose ko Alphonse ko yabaye umubyeyi mwiza turebe ko icyifuzo cye niba twakongera tukacyubahiriza cyangwa niba ari ibindi bintu twabasha kumusaba maze rero nta mukobwa ugendera ku irembo mwageze dore agatebe ngakariya muri mushyitsi hariya muri mwicaye hariya muri mwicaye hariya maze muze kumenya n'amakuru iwanyu mumenye uko bameze murebe muganire na bakuru banyu yemwe ba oyesi munyane umva yemwe ba nimuhaguruke ako kufite ubwoba ntagira ubwoba se ntagira ubwoba bari abantu wabonye batateze urugori maze bazawe n'urugata ntibyakunda ukagira ngo ntibafite aho bari kumwe nimunyemerere nimukimirane muze nagira ngo maze ubarebe unabaramutse nimuze munyane nimuhundire muze munyaneza twaramutwuguzagije atansinde cy'umutwe nimuze amabageni bamusubize nibamusubiza mpetundise muce hano ahubwo muce hano maze muze munamutse muce hano nuko akira mama nuko mwakoze cyane nuko ndabona munyaneza no kuzimana abana yarabyibagiwe reka bizimanira ariko nimo washimire mubambera amashyi n'impundu ntacyo birwaye munyane wakoze cyane naho mwimbeshya ngo gusubiza abageni maze umpeto nimugusaba Alphonse ashyizemo akantu birashoboka yuko yategeye ko bari buze kureba ya matama yategeranaga ko hari cyaba cyarahindutse cyangwa hari intuza yaba yaciyemo bone tubibona uze kureba abagabo bari kumwe ukuntu bari basigaye bifashe karame munyane ubwo twasanze uvatarama ushyizemo akantu kurakoze areba mutete wabo hareba kandi kazi turaza gukomeza igitaramo ndabaha umwanya ariko nibura basubije icyifuzo cyanjye batwaye ishusho itabona ariko buriya ntacyo baze kurebera neza barebere neza ko ibintu ari amahoro ni amahoro bashimye munyane ushingiye ku nkuyu nziza waranyabaye umugeni nkusaba utatumye ndeba neza mbitegereza neza ariko uze kubaza ba nyirasenge bageze igikari no kuri barebye ariko buriya ntacyo watinyemo wikanze nagize ubwoba umuntu wamuha umugeni ukamumusubiza yamuha umugeni ukamumusubiza akaguheta undi niyo mpamvu abaheranye ntibazi kugaruka gusura ba nyirasenge na ba nyina wabo batazavuga uko byagenze noneho narebye n'amasura abahungu banjye hariya basigaranye nyamuneka nari kujya ngo mu gitaramo ntibakubita se kirazira ariko ntibari bishimye rwose igihe bari bagiye ariko urakoze cyane murakoze cyane uri imfura nziza abageni bacu cyangwa abakobwa bacu twabishyiriye tubonye bameze neza nuko kandi numva ko tugana icyo wadusangana wadusaba ntabwo twakibika ariko ibiganza byanyu rwose nimuvurire rwose mujye mubihuza ndimo mvuga rero ko tutubwira ko urimo gusaba umugeni rero urimo gusaba ntabwo nzi ubonye urimo gusaba tugira abageni benshi kandi ndabizi ntabwo rero twamenye ngo umugeni urimo gusaba ninde tumenye ko hari munyane witsikambagaho umuco n'akandi ndasaba umugeni bita tumukunde Farida nkamusabira umuhungu wanjye bagabutaniye Imana iguhe umugisha murakoze cyane niwe mugeni waje niwe mugeni naje nsaba uyu munsi ariko iyo mwumva utahiwe gushyingirwa mbizi neza ko Farida ari wari utahiwe mutanyatuje amazina byari kunshimisha ariko n'ubundi sina rwo kuvuga amazina y'abana kuko ni umubyeyi ukuze ikibazo rero uri buze kutuvugira n'iby'umuryango kandi nta kintu bintwaye urwukana ndambara urwo ariko Farida ndamushaka
batubwira ko rero twari gushyingira abakobwa bacu erega turi imfura ndabizi turasanga twarabanye yose nta n'ibirori wategura utakumenye buriya rero waje dusaba umugeni koko ariko ibyo ari byo byose umugeni afite ba nyirasenge afite umuryango urabona ko ari umuryango mugari ariko umugeni urimo ko dusaba ba nyirasenge ntabwo nzi inzira uri buze gucamo kugira ngo icyo cyifuzo cyawe kize kugera ibukuru umuntu umwe yigeze ajya gusaba umugeni biriya bice hakurya iyo ngiyo bagera ku gasozi kamwe bakitwa Samuduha ndakareba iyo witse iwacu ku munini Samuduha ikikiye munini hanyuma rero baravuga ngo Samuduha nyina mutwiyemo Isamuduha nyina muduha Isamuduha nyina muduha Isamuduha nyina muduha na nyirasenge na nyina wabo na se wabo na nyirarume bamuduha hanyuma se karame mubyeyi mwiza Munyaneza iryo jambo wavuze se urabona rizagera hakurya yagiye gute iyo bwira umwana aze muhe intango maze yikorera ajye kumbariza nyirasenge bwira umwana ariko uzi ko wamirikiye agapira kugira ngo umwana akinire mu kibuga nyine iryo kosa ntabwo nabikora bwira umwana aze umukorere intango nuko ajye kumbwirira nyirasenge ubu se natureme n'uruhimbi rw'iwanyu njye kureba abakobwa b'iwanyu aho bicaye n'umugabo ungana urya ibisigaye ni ibyawe ababaje umugabo akamurenza igihe mubyeyi mwiza Munyaneza ndagira ngo mbwire umwikorezi n'umuhereza murebe ikibindi cyiza cya nyina w'umuntu nyirasenge w'umuntu mubyeyi mwiza wamenye inyonga n'inyogaruzi akagenda bakwiye gushyingirwa maze kandi mutebuke nk'intore maze rero Munyaneza icyo nkora ni ukukigushyikiriza ibyo kumenya ugera mu ruhimbi rw'abakobwa b'iwanyu n'ibyawe aya ntabwo bintoza ntabwo bintoza ndabona rwose nahinduye uburyo ibi byose ni ukuguhindurira kugira ngo urusheho kugubwa neza turebe ko waduha farida harimo ruswa ubuki buroroshye n'ubuki bw'abakobwa reka bwite burya se buri bugeriye bujya buragerayo ni ukuri kw'Imana ishobora byose niyo mpamvu rero utigeze ubwuzuza uru ni urubiriro nta mugabo upfundikira inzoga ngo abure gushyiraho urubiriro birashoboka ko abikorezi bawe utabahaye impamba bakagenda banywaho kirazira kikaziririza uru ni urubiriro nabikubwiye Munyaneza akira rero maze uko ubigena niyo ukuzi maze bamubwirira uti mubyeyi mwiza uti nawe wari umukobwa uti na nyogokuru na nyogosenge niko bari barete kandi ntibasaziye iwanyu kwa Moses utigira impuhwe cibona izamba uri kuri farida ajye guhagararira umuryango kwa Samweli Imana yo mu ijuru guha umugisha murakoze cyane mubyeyi mwiza ubuki butuzuye kubusobanura buri bungore ariko abakirana batangana bereka mu twobo Yesu nawe yigeze kubwira intumwa aravuga ati ariko ubwo uvuze ngo ariko Imana iguha umugisha kwa nyirasenge wa Farida ntabwo twapfa kujyana ibyo twiboneye ngiki igisubizo kivuye muri ariko hari igihe byazangora reka nkwiguranye ariko mwampuje ibiganza no kuri Imana ishobora byose nkwiguranye ngire ntya ubu ariko nyuma ya hariya ariko hari ibyo tutemeranyijweho tuzabiganira ubwo tuzahana agaseke n'inza gutebutsa tuzabiganira ariko hagati ndamwizeye ntabwo yanyuma farida murakoze cyane twari kohereje ubutumwa kwa nyirasenge wa Farida ngo bugereyo kandi bwagezeyo ndagira ngo dusabe nyirasenge Farida tubwire ko baje kumusaba Farida turamutanga tumubahe bamusabe impundu zigire gatatu impundu zigire gatatu
ngizi zivuye ishya n'ibindi uko zikurikirana, izo ni izakira ijwi ryiza rya nyirasenge wa Farida. Murakoze cyane Rufo. Karame mubyeyi mwiza. Twaganiriye kandi si ubwa mbere tuganiriye, hanyuma kwa nyirasenge Farida bakwemereye ko saba rwose kandi ko batamukwima, hanyuma bagira ngo ya mazina twakubwiye yitwa niba ukiyibuka wabasha nawe kuyatubwira, hanyuma ubundi ukavuga ikajya mbere. Amazina rero y'abana b'umuryango b'abakobwa muri ino minsi, cyokora hari abagenda bayata. Oya, bavuga muri ino minsi. Imana iguha umugisha. Iyo uvuze rimwe numva kabiri. Narigiye kuvuga ngo nzamugura isuka, nzamukosha inka, muteteri, muteti wabo Kamikazi, reka mbwire mwigire hafi munyegere, igire ejoro. Reka ne kuvuga igira hafi. Komeza ukavuga ubu. Urakoze cyane kunkebura, urakoze kunkebura. Hari aho tujya maze ikabacuzi bakavuga bati nyamuneka kabacuzi ni kabacuzi, iyo ntikiri iwacu, ariko unyemerere maze wigire hafi, cyokora ntituri buze kuvuga byinshi. Mubyeyi mwiza Munyaneza, iyi ni Cyozi. Bavuga yuko igiye yonyine bayita inturukure, inzoga imwe ikabitubya, ntago na kimwe nakora muri ibyo. Hanyuma Cyozi rero ikagira isumba, ngiyi isumba ya Cyozi ndaza kuziguhera rimwe nk'uguhese. Abiwacu nimutera amashyi n'impundu zizabiza imihini, nimuze gutegereza amajwi yazo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze cyane. Ziba zita iyi ni Cyozi ikabisumba. Iyo twaje gusaba irembo ziba ibimenyetso mfatarembo, mu mwanya nk'uyu bawita inkwano zibanza. Hanyuma rero inkwano nkuru muzankosha zizajya ku mariba, kera zajya ku ngubu Rema yarabihagaritse. Ubwo zitazajya ku mariba rero zizagira gute? Zizashokera mu rugo. Ngiki ikibumbiro, ngiki cyashushanywa nk'ikibumbiro. Ubundi kera twaragendaga tugashyiramo umugina tugakurungira, hanyuma tukadahira, nyuma tugashoza, inka zigashoka. Ubu rero Rema ngo yasanze inka zagize ibidukikije, maze zijya mu mafamu, izindi zishoboka bafite ntibazishyira mu rugo. Ngiyi rero ikibumbiro cy'umuryango. Yego. Hanyuma dufite n'igicuba, reka twamvure nubwo tutari buze kudahira, bifite ababishinzwe, ariko ibyo ari byo byose zizakenera no kugira gute? No kudahirirwa. Iki gicuba rero ni igicuba cy'umuryango, ni isugi nticyariboye, nacyo muzagikoreshe maze mudahiriye mushyire muri iki kibumbiro. Ikigeretse kuri ibyo kandi, aha hari imashini nziza, nijya kuyigumeze ngo muyemereye kuyikoreshwa. Naje kuba niguye ibi by'Abashinwa, n'ubundi namwe muzi ko mwabikuraho. Ihese neza ntihangana ngo ijye mu mbibi z'ahandi. Uyirebye ni inkwano nziza zibereye umuryango za mbere. Abiwacu ndagira ngo munteze ibiganza maze duherekeze izi nkwano, maze zigenere umuryango w'umubyeyi Moses. Murakoze. Murakoze cyane. Namwe gukira igicuba cy'umuryango. Igicuba cy'umuryango rero nacyo kiranshatse. Hari abajya bavuga ngo ni icya kizungu. Icyo rero ni cy'umuryango wa Rutayisire Samuel twagennye turakosha. Iki nka kiri hehese? Iki ko ari cy'umuryango. Icyo ni cy'umuryango twagennye, iki ni igicumuryango wakosheje kugira ngo uzakibakwere. Hanyuma kijye kidahirira inka zanyu. Ni ibyo navuze. Cy'umuryango. Niba ushaka ko nsobanura neza ikinyarwanda. Aya maso yo nabishaka ko ukabikora nawe ushatse. Murakoze kunyumva ukuntu rukana ndarwamba. Icyo mpfa nuko nza kugera ku ngendo ukamafarire. Ariko ko wagize impungenge uko barukana. Mfite ubwoba rega wa muntu wese. Ufite ubwoba? Ntabwo wiyizeye se? Ndiyizeye. Icya kabiri dufite n'abanyamasengesho. Abo nicaranye na pasiteri ntiyambaye kora, wakwicara na pasiteri ukagira ati arimo arabwira Imana ati wa Mana we. Kandi uriya asenze ntajya avuga kabiri. Imwumva vuba. Ese ubwoba wagize n'ubwi? Hari igihe itinda gusubiza, umuntu agatinda mu kigerageza. Karame
karame cyane ibyo ari byose reka nereke umuryango izi mpano za mbere atuzaniye nimuzakire arakoze cyane ariko ukajya kwicara icyo byabitwaye ubwo urumva nakwanga ibintu byiza nk'ibyo ngeneye arakoze cyane ariko kandi ndikwije ntabwo ziriya arizo nkwano kuko abakobwa iwacu ntitugira nkuri n'abari nkuri Kagame yarabakwereye yatanze gira inka munyarwanda muteke nk'umuryango mudukoshe n'ukuri kw'Imana ishobora byose nta buzukuru bankuri tugira mu muryango murakoze cyane nagira ngo uzagaruke bibaye byiza wankosha ariko wabaye nta n'umwanya uhari twaza gukosha ubutaha oya ntabwo mwamburira umwanya kirazira munyane ni ukuri kw'Imana ishobora byose ndabibasabye nimunkoshe ndikwije karame karame uri umworozi uri umutunzi uzi ubwira uti birashoboka ko bitagikunda ko hari izijya ku musozi wororera mu kiraro nagira ngo umare amatsiko umworozi umutunzi aborozi ni bene wabo w'aboro kwa Rutayisire twarabirenze turabatunzi dufite inzuri zacu ukabona babwiriyemo kandi turazifite rwose aborozi ni bene wabo w'aboro bari mwagendanye se bakaza kugucikira nta mworo twagendanye bariya abantu bose ni abatunzi barebye n'amatama yabo arimo amata ndakakubona aho rero dukorera nimunkoshe nta wikosha umukosha hari kirazira ubwo butware turabuguhaye aho dukorera mu butware butanga ubwo kwikosha ntibubamo bwanze se cyokora nakubwira amashyo dufite urukerereza indengabaganizi icyo tutagira ni ubukumbi ntabwo nazivugira hamwe gitaramo murabizi izo ni mukoremo mudukoshe ntabwo twikosha abadukosha muhari rwose ni mudukoshe karame mubyeyi mwiza munyaneza bataramanye neza barongera tutagiye kure cyane ubushize mu gihe wazaga hari nk'abatuzaniye z'imfatarembo kuzana n'izaziherekeje ni ukuri kw'Imana kandi izo nka ko nabonye zamenyereye urwuri rw'iwacu nta kibazo bakubwira akaba arizo tugukosha aricyo byaba bigutwaye ntabwo rwose twabyanga cyangwa harimo niyo wari watiye oya kirazira kikaziririzwa tujya dutizanya imfizi bijya bibaho nk'uko nahoze mbikubwira niyo muzidutije ntabwo izacu zikika iyo zibyara ibyo byabaho ariko ntabwo twatira inka y'imfatarembo ziriya nyana twazanye zose n'iz'umuryango wa Rutayisire Samweli naringize inti tuzibakosheje aricyo bibatwaye nta kintu bitwaye rwose ni muzidukoshe twaragiye twazibakosheje umva ndagira ngo mbasabe mutere impundu nyinshi n'amashyi dutanga inkwano zacu tuzerekeza amashyi n'impundu izo nyana rwose zari zimenyereye urwuri rwanyu turazibakwereye birashoboka ariko mu isibo mwagendanye ko hari abatabyumvise neza hanyuma reka mbasabe amashyi n'impundu babone ko dutanze inkwano nta kibazo dufite amashyi yanyu n'impundu rwose bagukwereye bishimye banezerewe rwose izo nyana muzigumane nk'umuryango maze muduhe farinda turushaho kwishima nanjye nanze ko uruze kujya kure cyane kuri kugoye twebwe iwacu n'ubundi turi abatunzi zaje ziza mu zindi kandi twarazigenzuye tubona nta kibazo zifite tuvuze ngo muzidukwereye rero n'ubundi inkwano si ikiguzi turabona nta kintu byaba bidutwaye nuko hanyuma rero murakoze cyane tumva inkwano zanyu twarazishimye umuryango turagira ngo tubabwire ko inkwano ziriya bari batuzaniye z'imfatarembo twarazishimye umuryango ndagira ngo mwongere mubereke ko inkwano tuzishimye badukoreye ikindi watubwiye yuko utarimo kwisabira
tubwiye ko turimo gusabira umusore wawe witwa Dani Bagabo Damiye Damiye se mwaba mwagendanye? Damiye ntabwo twagendanye, yari ari ku nkiko. Icyakora iki gitaramo cyaramenyeshejwe, ndaza kubabwira bamurebere umusimbura, ubwira abakaraza maze bakebanura umurishyo, inanga baziyegereze maze mutumeho aze umuramutse ntiwaramutswa n'abana ntiwabyaye nabi, uramutswa n'abakwe ntiwabyaye nabi. nageze impungenge ko mwagendanye. Kirazira rwose mu gitaramo nk'iki gihe nawe tuganira. Ntacyo wamutumaho rero akaza. Namutumyeho ubwira abakaraza b'iwawe maze babe bakebanuye umurishyo bataramiriza imfura, maze baze kumubwira aze kuza mu muramutse. ye dusabe abakaraza abataramyi bacu babe bakirigita. Nemumvise gatoya umuruga nteye umuruga nteye nerejwibukire babwira uko namukunze bwiza nimumuruga nteye nerejwibukire babwira uko namukunze bwiza nzahora muririmba kandi nzahora murara kandi nzahora muririmba nzahora murara nongere mbikubwire kandi nzahora muririmba nzahora murara nongere mbikubwire. Wigira hino shenge isi zingongorere gatoya kandi urabeho nyamibikeyewe uhamyiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano utitara umwirahira umuririmba iteka none uramusize uduteje amata. Nabaramutse rwose hanyuma bagwe mu byano Maze Damiye iyo nkingi komeza uzi imbere y'ameza, ukomeza uzi imbere y'ameza iyo nkingi itaza guhagurutsa abo basaza bombi, ugaruke MC nawe kandi ujye ubimufasha garuka utyo ye nuko hanyuma bamukore mu byano bumve ko azabasha gukenyera hanyuma akabasha kuba kuyobora uriya muryango Imana irimo kugenda imuremera kuri amashyi menshi cyane kuri uyu musore w'ikirere kandi w'ikirenga atambuka aramutsa abo basaza tuyamuhe rwose niba nta nda y'umujinya irimo cyangwa ishyari. arakoze cyane, reka nsabe Damiye yigarukire hano hanyuma tugume dutarame yujuje ibisabwa kugira ngo nawe abashe kugaragara muri iki gitaramo. Muranyemerera nsabe abakirigitananga